Olivier? Ngwino muri office. Nona. Muranyirukanye koko. Amazina rusa yawe. None se nakoze iki koko? Nta musaruro utanga muri iki kigo. Kandi nkora. Acha ibyo ukora iki? Jewe ngoga. Ntabwo nigeze nza gushinga company y'abantu bazaza bakirwa shyushya intebe. Boss wamba. Acha. Tukumvikane. Genda ufate icyitwe cyawe cyose. Urumva? Genda ufate icyitwe cyawe cyose. Utari. Icyitwe cy'ikigo nacyo cyose nacyo gisige. Wamba umva. Mbabari ndakwinginze n'ukuri. Uranyumva ntunyumva? Mbabari. Ari wowe nani muyobozi w'iki kigo ni? Boss ni? Niba ari wowe ndaba nibeshye. Niba uzi ukora iyi company ari yanjye. Soka! Acha! Koshe! Shauri urakoze kuza mbabaruza nkwereka akantu mfashano kanesheje umutwe ibintu byanshanze. Fani. Ndagira ngo nkubwire ko kugeza iyi saha akiri umukozi wanyu. What? None ahangaha baranyiruka. Ndasa n'ibice bigiye. Ntabwo ndi gusobanukirwa neza ariko uri mu mukino. Ubwo uri kubona ndi gukina. Fata baro. Ahagarara mbwira byifashe gute byagenze gute? Hari icyo ntakoze kuri company yanyu. Sinaraye amajoro. Sinakoze iminsi irenga iyo ntakagombye gukora. Mfite amezi yanjye 3. Ntibigeze bayampembera. Amafaranga ya misiyo ntibigeze bampa. Nta nakonje nigeze mbona hano. Shauri venge ndumva ibibazo byawe binshanze. Reka nkubwire rero. Nta hamwe ntari bugeze ikirego cyanjye. Kandi ndabizi ko leta yacu irandenganura. Ubuyobozi bwose ndabujyamo. Oya, ntago ari ngombwa kwirukanka ujyaho hose. Uyo ikirego cyawe kijyana ku mugenzuzi w'umurimo. Ni uri bugufashe ashinzwe gukemura ibibazo biri hagati y'umukozi n'umukoresha. Ndumva aribwo biri bukorohera. Paka ariko ndenganura. Ndabizi ko leta yacu irandenganura. Dukora hamwe ibibazo byawe sinzi ukuntu bije rwose. Nataye. Olivier base ndaza gushaka ukuntu nkuvugisha sibyo? Rwose umugenzuzi w'umurimo. Iyo niyo barwa ngo ganyandikiye anyirukana antunguye nta kintu na kimwe rwose mbiziho. Nukuri ni mu ndengano. Kandi mbona handitsemo ko yashisha amasezerano kubera yuko utarugikora neza akazi utagitanga umusaruro. Nakoraga nitangaga kuri buri kimwe cyose. Nibyo ntabwo bitangaje. Ushobora kumva we nk'umukozi koko ukora cyane. Ariko buryo umukoresha ntumenya umusaruro ateze ku mukozi. Ntako ntagiraga rwose mu kazi. N'abandi barabizi ntakoraga rwose. Ubundi itegeko ry'umurimo riteganya ko mbere yuko umukoresha yirukana umukozi agomba kumwandikira inshuro zitari munsi y'eshatu amwihanangiriza. Ibyo ntiyabikoze. Ntabyo rwose yigeze akora. Nukuri ndarengana. Mu kigo cyanyu muri abakozi bangahe? Abakozi turi 10 turenga 10 ariko ntabwo tugeze kuri 20. None se Olivier kuki wihutiye kuza mu bugenzuzi bw'umurimo? Nta numwaza abakozi mugera muri Dream Engineering Limited kugira ngo igufashe kukumvikanisha n'umukoresha wawe icyo kibazo mu gitemure mu mahoro. Nkaza abakozi niba ari abasekretete dutuma icyayi abo dutuma imigati nibona ari kugezaho ikibazo cyanjye. Gasakagara muri company yanyu nta nubwo muzi ntumwe y'abakozi cyari cyo. Ubundi rero buriya nkuko bigaragara mu itegeko ry'umurimo ikigo kirengeje abakozi 10 cyagombye kugera intumwa y'abakozi n'umusimbura wayo. Abangabo bagafasha abakozi kubumvikanisha n'umukoresha mu gihe hajemo ikibazo mu masezerano y'akazi. Ni komite igizwe n'ubundi n'abakozi bagenzi bayo. Harakwanguga nta bihaba rwose pe. Ufite nimero ye ngo tumuhamagare twumve uko bimeze? Nimero ye ndayifite.
bwana Diregiteri Ngoga nawe Olivier ndabashimira kuba mwitabiriye ubutumire bwanjye kandi mukabwitabira ku gihe. Ngoga, ubwo duherutse kuvugana kuri telefone nakumenyesheje ikibazo cy'umukozi wawe Olivier waje kundegera ahangaha avuga ko bamwirukanye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubu rero nagiraga ngo tubiganireho turebe uko nabahuza ikibazo kikarangira ahangaha kitagiye kure. none se ko nabonaga ari byo tubariza nkamwirukana ikosa nakoze ni irihe rituma umuntu mwizaho? Ngoga, nabona usa naho wabyoroheje. Kuba wakwirukana umukozi nta kosa ririmo, ni ibisanzwe. Ariko ikosa rikushobora kuza mu buryo uyasesamo, kuko ubundi itegeko ry'umurimo riteganya ko mbere yuko wirukana umukozi ugomba kuba waramwandikiye inshuro nibura 3, umusaba ibisobanuro, umugira inama, unamwihanangiriza. Harya ubwo ntaba ngusengura ikigirwamana? Ngoga, ndagira ngo nkumenyeshe ko ibi turimo ntabwo ari ibintu by'imikino cyangwa se twahimbye. Ntabwo nanjye naje gukina. Ni ibijyanye n'amategeko. Uretse n'ibyo ngibyo, anavuga ko yari amaze imyaka 6 agukorera. Iryo tegeko ry'umurimo rya 2018 riteganya ko iyo ugiye kwirukana umukozi ubanza kumuha integuza, yewe yaba hari na konji yagiyemo utamwishyuriye nayo ukayimwishyura ukanamuha n'imperekeza. Itegeko ry'umurimo riteganya ko umukozi umaze hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5 ahabwa imperekeza y'umushahara we ungana n'umushahara w'amezi 2. Hanyuma umaze hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10 uwo ngubwo ahabwa imperekeza ingana n'umushahara w'amezi 3. Ni ukuvuga ko uyu Olivier ubundi umugomba imperekeza ya $1.5 uko yambwiye ko yahembwaga 500,000. Hanyuma rero bwana Ngoga, uretse n'ibyo mu ibaruwa ya Olivier harimo ko hari na konji z'imyaka 4 utamwishyuriye. Ariko kubera ko imyaka irenze 2 umuntu atajya muri konji, izo konji zigira ubuzime, ubona ko ugomba kumwishyurira konji z'imyaka 2. No kuvuga na amafaranga angana n'umushahara we mu gihe cy'amezi 2. Ubwo iyo nanone n'indi miliyoni yiyongeraho zikabenye. Hanyuma nanone nkuko bigaragara mu ibaruwa ye yamaze imyaka 2 ajya muri misiyo z'akazi atishyurwa. Akabaho atese. Nyine wagombye ko warabyibajije. Hanyuma ayo ngayo yose iyo ugiye kuyareba ukurikije uko misiyo z'akazi zibarwa bingana na $1,750,000. So mu yandi magambo bivuze ko mbere iyo gufata icyemezo cyo gushyira mu bikorwa umwanzuro wawe ko mwirukana kumwishyura ayo mafaranga angana na $5,750,000. Ngo niko bimeze. $5,750,000. Amafaranga yonyine nemera. Urumva Olivier, ni imishahara yawe amezi 3. Ntabwo kandi ndajya kureba bashinzwe akoze niba ko kutarahembwe yose. Ayo yandi ibyo byakonje simbyemera. Ubundi se ntabyemera muri nkora buri. Bwana Ngoga, ufite inyungu mu kumvikana na Olivier. Inyungu zihe? Bitewe nuko ubu ngubu uko aha tuganirira ibi turimo kuvugana. Ndaza gukora inyandiko mvugo yabyo. Mu gihe utabyemera ngaragaze ko kubumvikanisha bitakunze nk'umugenzuzi w'umurimo mu karere. Hanyuma ubwo iyo ngiyo mukayisinya kayiha umukozi yo arayifashisha mu rukiko nimuramuka cyangwa urabyohereza ku muyobozi w'akarere. Umuyobozi w'akarere gukora iki? Niha umukozi akayijyana mu rukiko bikamufasha gutanga ikirego cye. Ibi bisobanuye ko biramutse birenze ahangaha Ngoga waba ushyira ikigo cyawe mu bibazo, kuko uretse ibingibi ubwo hazamo n'impozamarira
n'ibindi byo kuba n'ikigo cyawe n'ubundi umwanya watakaza ujya kuburana abavoka uramutse usinzwe wakwishyura avoka wawe wakwishyura avoka we urumva icyo gihe waba uri mu gutakaza ibintu byinshi cyane rero ufite inyungu mu kumvikanira na Olivier hano ngo bijye mu rukiko niko bimeze bwana umugenzuzi w'umurimo ngira ngo nta muntu wishimira iby'urukiko rwose wadufasha tukumvikana Olivier mwembi mufite inyungu mu kumvikana kubera ko n'ubundi niba mutumvikana aha ngaha si ukuvuga yuko ari wowe uzahomba gusa nawe azahomba hari igihe muzatamusiregera mu nkiko umva rero urabona ko ejo bundi ari isoko ryo kubaka umuhanda ryaducitse iri soko ryo kubaka biriya bitaro ntabwo rigomba kuducika ririya ryo ni iryacu ubushize abakozi ntibariteguye neza ubu rero bakora amanywa bakora ijoro icyo nshaka ni uko turitsindira urabona kampani yacu iri mu bibazo yego iri muri ibi okay nibyo ni Deje Ngoga Dream Engineering Limited. Yes, ni amahoro Ngoga. Nariye nguhamagaye ngira ngo nkubaze impamvu utashyize mu bikorwa ibyo wumvikanye na Olivier cyagihe mu bugenzuzi bw'umurimo ku karere. Byagenze bite kandi ko yambwiye ko niyo guhamagaye udafata telefone. Murumva twagize ikibazo cy'isoko tutatsindiye duteza igihombo. Bituma tutubahiriza amasezerano igihe twagombaga kwishyura Olivier amafaranga ya mbere n'aya kabiri. Oya Ngoga ntabwo ari uko bimeze. Wowe shyira mu masezerano ibyo mwumvikanye cyangwa se niba wumva udashobora kubikora ntacyo mwandikire inyandiko ivuga yuko mwananiranye kumvikana hanyuma ubundi yegere mu nkiko. Oya rwose bwana umugenzuzi w'umurimo si ngombwa ko ujya mu rukiko. Rwose mushatse mwatwumva iminsi itatu ngira ngo ariko urabizi yuko ikigo cyagiye mu nkiko gitangira gutakaza icyizere imbere y'abakiriya rero tekereza ikigo nka Dream Engineering Limited aho cyari kigeze hanyuma ujye muri izo manza utakaze umwanya w'akazi utakaza abakiriya wongereho n'ibyo uzacibwa kubera kutubahiriza amasezerano. Ndabyumva rwose ko ingaruka tugiye mu rukiko zaba nyinshi. Rwose mudubabarire iminsi 3 rwose nituyirenza mubone kugira icyo mukora ariko ntabwo izarenga. Rwose na Olivier mudusabira imbabazi uti nicyo kibazo cyabiteye. Kandi twisegura ko tutabimubwiye ku gihe. Murakoze. Zatokimana nasi. Okay. Bari bazane ya dosiye. Ya dosiye. Yego. Oya umva rero. Ibintu byose mu bihagarike. Ndashaka ko ikibazo cya Olivier kirangira kikava mu buryo. Ari imishara ubuhagaritse ari biki mu bihagarike mugende utegura inyandiko kumusinyishiza y'amafaranga yose ko ari miliyoni 4. Nta kibazo nshaka gituma tujya mu rukiko. Genda ureba amasezerano y'abakozi uyehoze n'itegeko ry'umurimo. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri uribuka ko umugenzuzi w'umurimo yasobanuriye kandi nkabyumva yuko tugomba kugira intumwa z'abakozi mu kigo. Genda utegura ibaruwa itumira umugenzuzi w'umurimo kuzaza kudufasha gutoresha intumwa z'abakozi kuko zigomba gutorwa nawe ahari. Sibyo? Ikindi sinshaka ikibazo na kimwe cy'amasaha y'ikirenga. Sinshaka umuntu urangije umwaka atagiye muri konje. Ni wowe ushinzwe abakozi. Genda byose bitegure bisobanutse. Ukoze isaha y'ikirenga umuha igihe cy'ikiruhuko. Maze kuvumbura ko muri leta yacwa nasobanukiwe ishyize imbere uburenganzira bw'umukozi. Niyo mpamvu iyo wabanyereza n'umukozi afite uburenganzira bwe atanga umusaruro ibigo bigatera imbere. Natwe kandi kubahiriza amasezerano uko yakabaye n'uburenganzira bwe bigatuma tutajya mu nkiko ngo tugire ibihombo. Icyo kirasobanutse? Sawa. Mugende.